umukobwa yakubonana amamodoka wenda uri kavukire ufite nk'amazu ageretse ejo akavatura umuhungu utafa agomba kundongora akaza yambaye ubuntu bw'ubumini noneho kugira ngo agukurure upfe bagushyingure. Umukobwa akabaho ari umukobwa mwiza nyampinga ubereye u Rwanda, ejo n'ejo bundi ukabona atwaye inda. Genda ubeho. Nukuri umukobwa yakubonana amamodoka wenda uri kavukire ufite nk'amazu ageretse ejo akavatura umuhungu utafa agomba kundongora, buriya kunyurwa hari mu bintu bibiri. Uwashatse ni uwo ushobora kuvuga ngo sinyuzwe. Ubwo buntu ushaka nese iki kibaye abanyamakuru turanabatoka dusibishye abakunzi banjye basi banuka basi bakambwira nabi bagotoka mumbwira uko mwongeye mukwirirwa. Rero bavandimwe bene data, bakunzi banjye, inshuti zanjye, bavandimwe bamfasha bantera inkunga, babasha kunkurikirana ibintu byanjye bikagera aho bigera, kandi ndabakunda cyane. Mujye mukomeza mu nkurikirane, ndabakunda pe, kuko nimba ikintu cyane nshima Imana ni ukuba ndi mushyashya. Ari ibintu ntamaramo n'amezi 3 nkama mfite views 10,013. Ibyo ni ishimwe, kandi nanone ikindi njya gushima nkanabakunda nkanabashimira cyane ni ukuntu nk'ibintu by'amasaha mfite kuno nimba narujuje 1,000 mu kwezi kumwe, hari abandi bantu bana babimazemo imyaka ingahe ugasanga afite basabu wenda nk'ibihumbi 5 yari heranze, ugasanga afite nk'abantu 200 bonyene, ugasanga agira gute. Ubwo rero ni nayo mpamvu ngenda bibashimira. Kandi ikindi ndashimira abantu bose bakomeza kumfata kuntera inkunga, bakambwira bati komereza courage. Hakaba n'abantu babona ko ibintu byanjye biri kugenda byihuta bakashaka kubigwanya, ariko nabo nzi neza ko Nyagasana azajya bereka yuko buriya Imana niyo ikora byose. Buriya na ikintu Imana itarimo nta kintu wageraho. Buriya uko wabigwanya kose, icyo wakora cyose kugira ngo usubire hasi, Imana yonyine ivuga ngo mwana wanjye uzazamuka, kubera kiriya kintu nicyo kizakuzamura, ntacyo wakora. Genda ubeho. Nukuri ubwo rero nukuvuga ngo nyine Imana yaguhaye ubuzima urabubona. Umuntu agashaka nkamubwira ati duhura n'ibibazo, urabizi nawe abantu bakoze kera, mwebwe nimwe mubizi. Ubuse nanjye ndi mu bantu bakoze kera. Urumva impamvu mbivuga? Urimo njyewe ndi umwana kuri mwebwe muri sinema mba ariko mbivuga mu mihanda muri kumva ku mihanda ndi umwana, mbese ndi nko muri gardienne. Rero nimba uje ugasaba umuntu service ukamubwira ngo ushaka uko njya kumwamamariza, reka mwitabe kugira ngo mwitabe nta kibazo. Halo 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 cyangwa n'amarezo. Halo mukomere cyane brother. Niwe yego nta kibazo. Halo muraho? Yego 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 reka freeze ndabona
yego 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 munyamakuru ubwo rero ubwo none tupanze uko turakora sangaye yego 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 ntacyo ubwo none reka aho ndimo ndakora ikiganiro nikirangira ubwo umvaga deni gahunda ni saa 10 zuzuye nta kibazo ndagerageza reka nze nkora bishoboka byose n'amabuja arimo kubyumva arandekura kare uko biri kose saa 10 ntabwo se haracyari kare sheri biraba byarangiye nta kibazo sawa icyo twikomereza umwana mwiza cyane ni kampani bashaka gukora ibintu nyine ni marketing nyine no kwamamaza ariko ukuntu iyo kampani ikora yo baragutungura tu bakora supplies ariko itunguranye hanyuma nyine ariko nta kibe bayifite irimo umugati w'abana nta kibazo sasa ubwo n'amandazi n'ibiti yaho n'ibiki byose birimo akomeza bitenda bikombe ko nzajya mu cyaro ibintu bya bitanga bya jomba naka kera bya jomba naka ni bya kera nago bikibaho ese waruzi muri imisano ibintu no bisege biri hanze hano ubu ari ikintu gisege gihangakishije abantu ugasanga nk'ubu umuntu umukobwa akabaho ari umukobwa mwiza nyampinga ubera u Rwanda ejo n'ejo bundi ukabona atwaye inda kandi ayitwaye ubwo ejo urumva azashaka umugabo agomba kubana n'umugabo icyo kintu nk'abakobwa nk'umukobwa atwaye inda arinda atateguye iyo abanye n'umugabo wa mugabo babana bate abimanakinga gute urukundo rwabo rugenda gute ndashaka ukimbaza kano kanya ngiye kuba mu kimbo cy'umunyamakuru iki kintu kimbwire ubo bimera bite yungukira he urumva deni aba yamaze guhomba yungukira nyuma yuko aterwa inda ariko itateguwe rero ndakubwira aho ngaho ejo bundi ndi mu kazi icyo ndi kukibwira abana b'abakobwa dukorana tumenye bukivugaho sheri no mu musengero ndabireba bikambabaza dore ikintu kituma umwana w'umukobwa ategwa inda itateguje ikintu cya mbere no kutanyurwa no kwari uri kubyumva yego icya kabiri nuko simbi nimba ari amaraha ntabwo banyurwa ntabwo nukuvuga ngo ni wa mwana ikindi kandi bagomba gukora amaboko mu mufuka naganyurwa nuko ababyeyi babamurera ku buryo cyo kumva ko azajya kwiyandagaza akumva ko agomba guterwa inda zitateguwe dore ikibazo gisigaye kiriho ubu ngubu rero mbere umukobwa yarakoraga amafaranga abonye akayakoresha ibyo akeneye mu buzima bwe none ubu ngubu hari ikintu cyo kuvuga ngo kuba uri umukobwa mwiza ntiwemere kwigura telefone nta mukobwa mwiza wemere kwigura telefone reka za make up nta mukobwa mwiza wemere kwisukisha yego nta mukobwa mwiza wemerewe kwigurira imodoka akumva ko ibintu byose byamuteza imbere ni umusore uzabimugurira ndi kwibaza uko uzi ko uri kubyaka wa musore ngo abikugure cyangwa wa mugabo abiguha nawe ari kukubara yes none se reka tuganire tuvuge urugero nk'ubu ngubu uje ukambwa ati jitafu wenda dusupoze ko turasengana sibyo kazi kamwe ati jitafu mezute mukozi w'Imana mwana neza kamwe atariko mfite wenda mfite agashida k'ibombe 70 nkayaguhereza icyo gihe nyagwangewe ndimo ndakubara ubwo so dore rero ufuza aho ngaho yego ngiye nkugushima 50 urabimpaye hari ukuntu umukobwa ntabwo ari butekereza yuko abyatse wowe ufite ikintu ugomba kubikoresha yego w'icyakora yabonye uyamuhaye atavuga ati arabimpaye uretse nse nkwereke
agahita akoresha ibishoboka byose akakubwira ngo se uba mu rugo uburiyo gihe kiwenyine, akumva ko kugira ngo afate ya mafaranga avuga ati Getafe ngurije amafaranga ngomba kuyamusubiza kugira ngo yakorere ayagusubiza, ahubwo akakubwira ngo ubu uri mu rugo ryari ngo nijyara ufite akahofu cyangwa se uzabona he umwanya ngo tuzahurira ahantu, yarangiza akaza yambaye ubona ubwo bumini noneho kugira ngo agukurure upfe bagushyingure. mukundana ntimugize gute yewe ugasanga araje wowe wenyine niwe ukoresha ibishoboka byose mukaryamana, wowe muzaryamana kubwira ari wabonye yambaye ukuntu ameze we akaba yabikora, noneho ugasakora gutekereza ikintu cyo ngo nishyure y'amafaranga, yego akibagirwa ko ari umukobwa agwaye sida, tafu ari bumutera inda kuko buriya inagositi ipimishwa ijisho, ntuzi ngo ni muntu ki, ndakubona nyine ndakubona uri inshuti yanjye mubona gutyo turasengana cyangwa se ahandi hantu, ako nago nzi ubuzima ntago zibyanjye biri mu mubiri wanjye imbere, kumenya ntabwo kugora sida ari buraya, ushaka kwivukana wayigura muri restaurant wanayisitara yega sida wanengwa no mu miti, yego rero ibyo ngibyo ntabitekereza bavuga ati ugomba kwitwararika, ugasanga bararyamanye nimba nabonye ibyo bintu bibanabaye cyangwa bitekereje ntabwo tutafati twikingira, wisanze watwaye inda, yego nimba hari ikintu kibabaza ni ugutwara inda ukayiterwa n'umuntu mudakundana, none wowe ntabwo ubizi ishusho, wowe ni ku ruhande rwawe rw'umukobwa, none niba hari ikintu kibabaza umugabo ni ugushaka umukobwa wowe akaguhisha ko yabyaye hanyuma cyangwa se nyuma yaho mwaramaze gukora ubukwe mumaze kubana nk'imyaka 5 cyangwa se imyaka 10 ko mwangaruka sheri yakanarira ngo urabizi uragenda umukobwa ngo banenta arumuna mushito wanyenze bimeze gutyo, none se nko muntu urumva ibi bintu sheri wanjye nako njye ijambo sheri ngunda kurikoresha kenshi ni izina rero popire bazaje bavuye muri komite ngo ndakaraye, ariko tuye tuganire iteka niba icyo kintu kiriho ese kuki kibaho icyo kintu kituvuga ibintu tubivuga mu mazina yabyo, buriya gutwedunga ko umukobwa a arahombye, b ahombeje umuryango, c ubuzima bwe arabwishe, nahazaza he arahije, unavuga ngo uwiceye nabi ababaza imbere he, ni uwo mugani impamvu bawuciye bawubwiraga umwana w'umukobwa wananiwe kwirinda, yes koko urumva wicaye nabi ubabaza imbere hawe kwa babara imbere se ababara hati abo abakiri bato babyumve, ni ukuvuga ngo wicaye n'abababaza imbere he, utwaye inda utateguye, ushatse umugabo utari witeguye, ukoze ubukwe witeguye, ni ko kwakundi ukuvuga ngo umukobwa wicaye nabi ababaza imbere he, urumva wowe ubuzima bwawe burapfuye, none tekereza n'ubwo ubuzima bwa mugabo uzagushaka ntabwo atena wamaze kubwica, urumva icyo kintu cyane mukobwa niwe yashaka kumwibambazaho, yego kubera ko hari abasore b'ifura ahangaha cyangwa se abagabo b'ifura bivuga ndanabashimira, yego ikintu cya mbere nshimira abagabo bubatse, umuntu uzi neza ko yashatse umugore atari uko yamukundaga ari uko amubwiye ngo agiye kumubyara ku gitutu. Sheri gushaka biri mu bice bitatu umukobwa mwiza, hari ukuba ari igitutu cyabo mwiganye, icyo kirahagije, kutarongora dore abantu bashaka gushimira, abagabo bashaka gushimira, yego kabashimira cyane, ni ukuba wahuye n'umukobwa rimwe, yego mutakundanaga, mutari muziranye, yego kubwo umukobwa wakwishinza akagira gute akakubwira ngo ndatwite, none kuko uzi ko agufitiye amaraso yawe ukavuga ati umwana wanjye atajya kuba kure yanjye, nubwo wenda ntagukundaga mfite undi nakundaga, kuba byinyine narimeye nkajyama nawe kubwira ari ryanjye, ngomba kwirengera ingaruka zigomba kubaho, agahita avuga ati reka nkushake dushakane, umwana wanjye avuke mu maboko ya papa we na mama we, igisa bakaba babaranye imyaka 5 imyaka 10 babanye ataramusize, kubera iyo mpamvu yagira amahirwe uwo mukobwa nakamwerera imbuto akamubera mwiza, akamwereka ko nubwo babanye batakundanaga ariko akamwereka ko ntibitume yicuza, yego ni ukuvuga ngo ibi bintu urabona hari ikintu kiriho muri iyi minsi ya none ku mpande zombi,
iki kintu gihangayikishije sosiyete ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye n'abashakanye kandi icyo kintu kiriho harimo abantu bahishanya ukuri n'abagabo barabikora ukaba warabyaye wenda kubyara si ikosa arabye yarangiza agahisha yuko afite abana agahisha umudada umukobwa mwiza warangije ufite diplome wowe ukajya uzi neza ko ufite abana 2 cyangwa 3 ukagigira warangiza ukamutera inda urumva umuteye inda mubwira ko ari umusore ahubwo wenda rufite n'umugore mu cyaro waramusize ahandi hantu cyangwa se mu kandi karere ntabimenye kuko tugenda umusore n'umwana nigeze no kujya byemere hari n'igihe n'uwo mukobwa nakobwa ati ngiyewe kujya bye hari n'abasura bayaranze yarabanza avuga ati ngiyewe mfite umugabo unkunda urumva uzi umugabo umeze nk'ucyo kugira ngo ajye gukora imiti yisiga uzi ko ijambo ryose avuga ubura aho yaruhakana umuntu ufite abanyanga nkayo uzi urukundo umugirira ahubwo ujye kuvuga ko byabana ngo yishiringa uburitse ariko ngo ibintu byo kusohoka ko utabitize ubimbwiraho wajya kuvuga ngo byabagura ko bwati hoya nyine aketa azana ibintu agenda azana ibintu ariko nanone urumva ku mpande zombi ibi bintu kimwe tubivuze ni ibintu biriho muri societe yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu mujye mu making sure ubanze uperereze neza umenye wa mukobwa ugiye kurongora ni muntu ki niyo mpamvu kera habaga icyo bitaga umuranga icyo yafashaga umuntu umuranga arabereho kugira ngo akubere maso kubijyanye n'urukundo umuranga iyo ushakaga umukobwa akakubera mubi umuranga baramufungaga umuranga we ziraga byose washatse umugore atabyara umuranga yajyaga mu rubanza akaburana ibyo bintu ni ukuvuga ngo ibi bintu niba wenda twazasubira ku muco wahahise hakazongera kugaruka kiriya kintu cy'umuranga kuko urabona ko muri iyi minsi ya none hari ikintu bita ingo ntago zirimo gukora ntago zirimo kubana mu buryo bushimishije zirimo kubana mu buryo umwe umukobwa byabaye business umukobwa yakubona amamodoka wenda urikavukire ufite nk'amazi ageretse ejo akavatura umuhungu utafa agomba kundongora nge ndongoye umukobwa ahubwo ndongoye isadunda koko ntaga nkunze akunze bya bindi mfite ariko rero umukorera staff nawe n'abagabo bajya hari amakosa bajya bakora urugero ushobora kuba utetana n'umukobwa yego mukundana ufite amafaranga ariko abyemera rero umukobwa afite ubuzima abayemo wenda butari bwiza yego hari abakobwa barafuye wenda mu cyaro akaza gushaka amafaranga mu mujyi yahagera akatana n'umusore akamenya ko afite amafaranga yamuha pe icyo kintu agakemuha kuko azi neza ko wanzi ko mama wanjye azajya gukora amagaburire yego papa wanjye azajya gukora amagaburire abafana mumusije gukora amagaburire nzata mubona mfite staff wowe ufite amafaranga ntanze bizanyica tubanye nabasha kutunga umuryango wanjye yego kuko hari abakobwa n'abakobwa baruhari batoya ugasanga nyine nibo bagize umuryango ujya avuga ati iyo ugize amahirwe akabona umuriro umusore ufite amafaranga nk'ayo ngayo arabategetse amahirwe yego ni cya kintu akamuje mvuga ngo kutanyurwa yes ikintu cyo kutanyurwa kiza ryari uburiya kunyurwa hari mu bintu bibiri uwashatse ni uwo ushobora kuvuga ngo sinyuzwe cyangwa se ufite boyfriend wiwe bakaba bawenda bahura ntamunyure nyine icyo kintu kunyurwa kibwira abantu kujya babashe kucyumva neza aho njyewe ntabwo mvuga ngo aho nshaka kuvuga ushaka kuba wenda uri umukene emera ubukene bwawe yes nyugwa n'ubukene bwawe uri kumva nicyo ashaka kukubwira iki nicyo ashaka kunyurwa nshaka kukubwira nimba umuryango wawe ukenye nyugwa wowe uvutsemo nta kintu wahunge nawe uhungira hasa ntacyo wahinduraho ikintu udashobora guhindura ntuzigire ugira ikintu ugikoraho wishaka ufarusa imana gushaka kujyamo niba ugasanga umuntu mukukene wamugane no kujyana ibibazo akagenda akanga abahungu bose bamutereta undi ashaka umuhungu ufite imodoka ndashaka umuhungu ufite amafaranga kandi we nta n'igare rihari igare se ahubwo wavuze n'umweyo noneho hari ikintu rero abantu batamenya yego wa muhungu uza gukunda ufite ibintu ntabwo agukunda kukobera yuko agukunze akenshi icyo gihe wenda urabona barimo baratubwira ko imvura igiye kugwa ndagira ngo wenda tugire mbere uko tugira ku musozo ni ukuvuga ngo ndibaza ni ukuvuga ngo umukobwa wari uvuze ku muhungu n'umukobwa ngo agukunze afite ibintu bikagenda leta kwanga yego
ni ukuvuga ngo none ugira abantu inama ku mpande zombi, ku mugabo no ku bakobwa. None twisoreza ikiganiro cyacu. Iki kintu navuga umukobwa agomba gukunda umuhungu yuko amukunda, pana kuvuga ngo ibintu afite. Yego, nubwo yaba afite ibintu ni byiza, yaba atabifite nabwo, ariko nicyo kintu kimwangira. Ahubwo ikigomba kubaho ni ukuvuga ngo umva Korodi, uyu mugabo Jitafu ubona ahangaha ntago ari umwana mwiza, arakubesha ngo azakubera umugabo. Byahehe ntago yakubera umugabo ngo oya buretse ibyo by'inkuru byihoreye. Genda mwifatiye oya izo nama nazumvise, izo nama nakundwa yehe gute, ariko twatuma turagira inama abashakanye. Ndabara rimwe kabiri gatatu kane, urabizi urukuru umugore wanjye, ndabaranga urabizi umugore wanjye, ndabara kabiri uta uvanga iki gigabo. Nyaboneka nkeneye kukubona Jitafu muri kumwe. Jitafu uyu nguyu arabesha n'umusikamu. Jitafu ejo bundi bamufashe muri ari kuryamana n'undi mukobwa muri piscine, sinzi izina rye, narabyiboneye. Anareke kukubesha Jitafu nta rukundo nta kintu yakumarira. mwarabye abantu bafuhira ubusa mubirebe abantu bararurwanya. Jitafu reka ngizwe ntago rukundo murebe ibintu turi kuganira n'uyu mugabo ibintu asanze, ariko murebe intambara iri hano kuri iwacu. Jitafu igirayo murebe nyaboneka kuno umuntu asira ubusa. Reka nigendere sinzongera kukubona ahangaha. Sinzongera kukubona ahangaha. Genda uzakwibuka gusezera abantu. Genda komeza ugende wowe wa munyamitwe, utazongera gutereta mushiki wanjye. Uyu nguri mushiki wanjye ari n'umugore wanjye just simbikeneye rero. Urarwaye bakujyane kwa muganga. Nyaboneka kubura muri kumwe.